Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Ariko si umuto, aho wahereye urira ururizwa n'iki? Njye ubyanyobeye pe, ikibabaje kandi ntushaka no guhora. Muri iceceke, agahinda k'inkoko kamerwa n'inkiti yatoyemo. Ubwo uzi ibyo Mukiza yankoreye? Kandi nyine udashaka kubimbwira, tobora uvuge n'ibyo nshaka. Nyine uzi ukuntu Mukiza yanteye inda, nkava iwacu nkaza kubana nawe tutanasezeranye, ngo ndarengera urukundo rwacu. Yego ibyo ndabizi. Nyine urabizi ko tutaramana n'ukwezi yahise abona akazi mu ruganda Iburengerazuba, ngasigara inaha. None ejo yaratashye. Ngo yaratashye? Sinumva se ari byiza. Muringa rwose nawe uri umutesi. Nyine ejo yaratashye, ariko ikibabaje ni ukuntu yaraje ntazi iwanjye, ahubwo ikajya gukodesha inzu kwa wa mukire Rugarama. Kibabaje noneho ni ukuntu yazanye n'undi mugore yakuyeho yakoraga, ubu akaba ariwe barimo kubana. Ngo Mukiza nzi se niwe wakora ibintu nk'ibyo? Simbyumva pe. Ubwo se uri kumva ndimo kumuhimbira umuri? Yewe ndabyemera ari uko mwiboneye. Mukiza wihangane disi. Aha, ngaho reka mbe ngiye turasubira. Ariko simbyumva. Nta kundi ubwo turasubira. Burya bwakeye. Sheri, uracyasinziriye? Oya Sheri, nakangutse mbere yawe. Nuko njye nanze kukwicuza. Natekerezaga ko unaniwe. Ariko urugendo twarukoranye twese. Wowe se ntunaniwe? Njye n'ubundi namenyereye kugenda mu modoka, ntabwo nananiwe cyane. Inaha se wabonye ute? Ni heza. Nakunze uretse ko hakonje. Iwacu mu Burengerazuba wumvise hadashyuha ugereranyije na hano Sheri. Humura mutima ukeye Sheri, uzagenda uhamenyera. Nanjye nkize iwanyu bwa mbere byarangoye. Navaga mu kazi nagera muri iriya nzu mbamo nkumva ndi gushya. Ahubwo uranyibukije Sheri. Iki se hani? Tuzaguma inaha cyangwa tuzasubira iwacu tujye kuba hafi y'aho wakoreraga, tube dutegereje ko uruganda rwongera gufungura. Tuzasubirayo niwongera gutumaho abakozi. Inaha niho mfite umuryango kandi niho nakuriye. Ntabwo twasubirayo nta kandi kazi mfiteyo. Turaba turi ntambe nshakisha ikindi nakora. Ahubwo uyu munsi ndajya gusuhuza abo mu rugo ntiduherukana. Ubwo turajyana rero ubuhantembereza. Menye iwanyu, mpure n'amabukwe, mbese nabo bamenye. Oya Sheri, wabonye mwari uhita yiyerekana atarabanza kwarama? Iwacu nibo bazabanza kuza kukwirebera. Ahubwo reka mbanze mpamagare Rugarama, nafashe urufunguzo ngenda ntamwishyuye. Oya nawe buri turabubikora. Ahubwo Sheri, umwishyura ukwezi kumwe gusa, batazagutuma hatarashiramo. Ngaho turyame turuhuke. Uracyananiwe no kuri kwihagararaho. Ndaza kujyayo hakeye. Ubundi se kuki washakaga kunsiga muri imbeho njyenyine? Niko shamugi, wowe urisangahe? Inka zanjye zikagira amasaha zitararya. Naje nkwirukana nshaka undi mukozi. Ashi. Databuja. Mbabarire nanjye sinjye rwose. Boss, uzi ko ari wowe utaramenya amakuru? Mva mbese. Ayo makuru yatumye inka zanjye zirirwa ubusa nayahe. None se iriya terase mvuye kwahiramo urubingo ni haruguru yo kuri ya nzu ya Rugarama ikodeshwa? Ariko sha, uri kubona ngana nawe ku buryo umbaza ibyo uzi. Mbwira vuba wikomeza kuntinza. Nta n'isoni. Nyine boss, Mukiza yagarutse ariko ari kumwe n'undi mugore. Bari kubana muri iyo nzu. Uvuze gukisha? Ngiye Mutabazi. Ngirwa muko yanjye ngo ni Mukiza yazanye undi mugore. Mutoni waruha. Uzi n'ikindi? Sigara ugaburira izo nka zanjye ngiye guhangana n'iyo mbwa. intera umukobwa inda imunyibe imugira umugore imusige ngiye gupagasa
nigaruka izana undi. aha ubwo ntacyo nabivugaho. Umwana wo mu batinda akansuzuguza bigezaho. ubu butaka bwanjye wagira ngo sinzi uwabuvumye. Ubundi munsi y'urugo usanga hari ubutaka bushashe kurusha ahandi, ariko iwanjye ho ubanza barandogeye si gusa. Mwaramutse. Mwaramutse. Ariko si umuntu ndimo kumva ra. Yewe erega sindi kure, ndi hano munsi y'urugo. Mama, uraho? Yo Muki, ni wowe waje utambwiye koko? Reka nze nguhobere mwana wanjye. Uraho Muki? Amashyo. Amashyongore. Ngaho rero ngwine mu rugo ushyike ku gatebe maze umbwire amakuru, ariko unambwira impamvu zutambwiye. Nako ndakurenganya umugore wawe Mutoni akaba yabimbwiye. Umutoni usugira ngo Umutoni se yabaye iki ko numva umuvugira mu matamato? nyine mama, aho nakoraga mu burengerazuba nahuriye n'umukobwa nuko oya nako nagiye kurubona azanye undi mugore, ntabwo ndongera kubana n'Umutoni. Gusa uwo nazanye nawe ni umwana mwiza pe, ntabwo muzananirana. Ngo wazanye undi Muki? Ariko wa mwana we barakuroze cyangwa ukuntu ukunda abagore ubona ari gusa? Amambere wateye inda umukobwa wa Mutabazi, mugera naho mwishingira ndabareka kuko nabonaga nta kundi. None nyumvira ibyo ukoze. Ubwo ntushaka kunteranya n'abaturage bo muri uyu mudugudu bose? Ubwo ntushaka kunteranya na Mutabazi? Kandi wa mwana uzari inkondera. Ai Mama, humura nduko nzabikemura. Ntibiguhangayikishe rwose. Ngugira ute? Ubikemura? Umva, ndakubwiye ngo gira vuba usubize iryo shyano wazanye. Ikindi kandi ntuzamungeze mu maso. Urumva? Urangayisheje gusa. Nibyo. Umuri, ariko ubwo kuki ubunyuzeho utansuje sha? Ben, meze ute se? Erega nawe wigize bizi. Aya mazu yasubanza ari yaguhugije. Oya, Umuri, ko nabura akanya koko nawe nakakuburira. Erega aho n'abandi hose ubundi wowe urankurura. Genda. Cyakora kubeshya byo urabizi. Ahubwo we, uzi ko ijoro ryashize Mukiza yarayazanye undi mugore. Ubu barimo gukodesha hano. Ahe. Wimbwira Mukiza sinshaka kumwumva. Ubundi abantu nkawe nibo batuma numva nahurwa abagabo. Sha Umuri, ntabwo ibintu Mukiza yakoze bizamuhira. Yagize gushaka akiri muto, none atangiye kuzenguruka mu bakobwa ba rubanda. Yewe arananiranye pe. Umva mbese. So mucumbikiye se. None ngo yahemutse. Ariko mwagiye mureka kwigira intama kandi muri birura we. None se njyewe icyo nshinzwe ko ari ugushaka abapangayi baya mazu ya papa, nagira amahirwe nkabona yo ngavura nyine. Ahubwo nazane n'undi adukodeshereza amazu yose ajyemo abantu. Mwiriwe neza boss. None se agafunguzo k'amazi ko katari mu gukora neza. Ngo mwiriwe neza boss. Boss se niwe wenyine ubonye hano. Ariko uri kumurenganya. Asuhuje uwo baziranye. Yego ye. Nahumura ari nazabona. Cyangwa yagize ngo gutwara umugabo w'abandi byazamuhira. Azava inahatumva atabona. Ngo umugabo w'abandi se natwaye nindi. Umva Ben, genda ufungure umugore w'abandi atabura amazi. Genda igendeye, katava kanantera umwako. Mwiriwe. Yemwe abahano. Yego, mukomeze ndi mu gikari. Mbese nawe wicaye? Yego komanda. Mbe Mutaba, ni wowe ugeze hano cyangwa ndarota? Kuki se wumva ko ntahagera? Hejuru y'ibyo umuhungu wawe yakoze, niko Valeri. Kuzi ukuntu bw'umuhungu wawe yantereraga umukobwa inda waje kuntakambira. Ukambuza kumusiragiza mu nkiko ntanga ibirego. None ko karatinyutse ahemukira umwana wanjye kuri ruriya rwego. Wowe biri ubifata ute? Mutabazi se koko, njyewe aho ndahuragira ngo mbigenze nte? Kubona wagira ngo abana b'iki gihe bari intumva. Icyakora rwose bivuze neza. Wagira ngo bari intumva. N'umukobwa wanjye yaza kunyumvira. Ibi byose ntibiba byarabaye. Oya se kandi wimurenganya.
ibyamubayeho ntawe bitabaho. wakumva uvuga utyo yagira ngo ahari hari impumu mufitiye. Oya nako nta byinshi mvugana nawe, ndagira ngo ubwire umuhungu wawe areke wa mugore yazanye, bitabaye ibyo ndakoresha uburyo bwanjye kandi muzabyicuza mwese. Erega biriya nukunsebye, ibaze kumva ngo umukobwa wa Mutabazi umugabo yamutaye, nukunyiragaza rwose. Mutabazi rwose ndagusabye ngo ureke tubikemure mu mahoro, ndakwinginze ntugire ikintu kibukora. Valeri, ndabona ibi ntaho byatugeza, reka ngende gusa, ikizabuza witeguye kucyakiriza yombi. Ese Ben, ngo ntiwansuhuza ngo nuko nikoreye ubwatsira, nakoreka muturenze nkuvugishe. Mugisha, ese usigaye ubaye ko wabuze we? Nawe se kugusuhuza, ubundi aruhagaze n'ugenda hasuhuza ndi? Warambuze se? Mfitiye akazi. Bize ko gukora amasuku, ikiyede, guhinga, kwahira byose mbikora. Cyakora wamenya kwamamaza pe. Ariko ase usigaye ukorera he kutakigaragara? Sha Ben, ubuzima mbayemo bwo kwibana burangora pe. Binsaba gukora imirimo yose. Ubu bwatsi mujyanye ku biraro by'inka za wa mukira Mutabazi. Uzi ko uvuze Mutabazi ukanyibutsa. Sha, Mukiza afite ibibazo. Ibintu yakoreye umukobwa we kandi uzi ukuntu uriya mugabo atajya avugirwamo. Byihorere ntuzi ukuntu yarakaye. Umva, icyo azakora muzaba mucyumva. Ahubwo dore nguriye. Muki, se nuvugisha abantu we? Ahubwo mumeze mute basore? Tumeze neza pe. Uwo twiciyeho ngo wabaye umugabo w'abagore babiri. Ariko se Mugisha, ibintu nk'ibyo nibyo wakabaye umbwirira mu isantere koko? Umva Muki, njyewe sinjya ruswa. Ikindi kandi Ben ntiyabikubwira kuko uri umukira w'amazu yabo. Ariko ubimenye, warahemutse, nongere warahemutse. Umenye ko nudasubiza ibintu mu buryo, umuvumo w'amarira y'umutoni utazawukira, uzawukurikirana mpaka. Uzi ko agiye? Icyakora ahora mumbwiriye. Nshimiye ahandyaga pe. Nubwo ari umukiriya w'amazu yacu bwose, ariko simushyigikiye. Umva, itugashyigikira amafuti. Mwiriwe umuto umeze ute? Wimvugisha se wa mugome, nta soni ngo meze nte? Urabona ameze neza? Uri umushinyaguzi gusa, ubu rero uje kunkinira ku mubyimba. Muki, uri umuhemu, nongere mbisubiremo uri umuhemu. Ariko se watuje basi tukaganira? Ntuzi iki? Ndaganira iki nawe? Uraze wisuhurishwa ngo mwiriwe? Ubundi kuva ryari umugabo agenda yomboka mu rugo rwe? Ko nawe umutima urimo kukurya? Umutoni, ni ukuri utuje twaganira pe, kandi rwose ikibazo twagikemura mu mahoro. Tubikemura mu mahoro dute? Urashaka kuntungana na ririya habara wazanye? Niko urashaka kumparika kutansubiza? Ariko Muki, ubu koko wibagije ukuntu navuye iwacu nkaza ngo tubane? Wibagiye ukuntu wanenda ntararangiza n'amashuri yisumba ariko ngakomeza kukunambaho? Mama, si byamukiza n'umutoni bizarangirira hehe? Naho ubutaha.